hanyuma mu Rwanda rero mu Rwanda byifashe gute nuko icyo nababwira Rayon Sport yarayigaragaje amafaranga Sami babonye mu bururu bwacu agaciro kacu ya gahunda barimo bashimiye abafana yo kwigurira abakinnyi bakundi bajya babwira abantu bakandiri ukaba wasiri baza hano na ba Matici basobanura bavuga ati uyu munsi twabonye aya ejo twabonye aya ibintu nk'ibyo babonye rero miliyoni 47 ibihumbi 219 n'amafaranga 500 nibyo byavuye muri ya gahunda yo gukanda akanyenyeri muri gahunda yo kwigura umukinnyi gihe bavuga ko ari Abedi ko numva basa nkaho banze kumuvuga kuko banasohoye statement bagenda banabigarukaho bavuga yuko uyu mwaka bwo byari bitandukanye ntibazabyitirira umukinnyi ngo bavuge izina bazavuga ko bazabikora barashaka no kuzatekereza uburyo iki kintu cyajya gikorwa bidafatiye wenda mu gihe gito runaka bakaba wenda ari igikorwa cyabaho kikaba igikorwa niyo wakita icya sezo bashobora kugira uburyo bikorwa ukajya witera wenda icyo kintu kizi ubukangurambaga bukajya bukorwa wenda bakibutsa abantu wenda ushyiramo igiceri cy'ijana washyiraho desa bikaba ikintu cyajya gifashe kipe wenda mu gihe cyakozwe igihe kinini kandi bihoraho ariko urumva ko niyo wayita amafaranga ya Abedi yabaye miliyoni nyinshi zinarenga izaguzwa pe Abedi zari 30 yaguzwe 25 ku mwaka umwe we yarababwiraga Abedi ati muzigere 42 ariko bibaye umwe ni 25 none ntabwo bigaruka kuri 20 tegere Rayon Sport izo 15 barabyiyorera nibabikora ariko byibuza abareo wabashimira pe muri raporo bagaragaje ko buri muntu ku giti cye amafaranga batanze ni miliyoni 18 201 n'amafaranga 500 ariko igiteranyo cyatanzwe n'amafan club ubwo n'amafan club nekereza ko ku muntu ku giti cye ubwo naba dakubiye muri fan club ni miliyoni 29 n'amafaranga ibihumbi 18 so urumva ko abafana ba Rayon Sport bakoze neza nekereza ko bagomba no gukomerezaho ko baracyatekereza kwiyubaka nkuko bivugwa ko bashobora gusaba Rayon batekereza ko hari izindi kote bakongeramo izindi imbaraga nekereza ko bakomeje gukanda n'ubundi byafasha ubuyobozi gukomeza kwitegura kurusha ariko n'ubundi cyatutumbye ikintu cyo gushimira abareyo kuba iyo bahamagaye bitaba ariko nyine hari ibitarimo kugera neza mu bijyanye n'imiyoborere aho urakoze Ruvuya aho hano ni naho hano hakomeye iyi gahunda iyo urebye abatanze ku giti cyabo nk'uko abitubwiye Adera ukareba n'abatanze mu mafani club izo fani club nizo zibarizwamo wenda abafana benshi ba Rayon gusa bari bose ntibajya muri fani club ko bari ni benshi cyane ndetse n'abandi wenda bagenda batanga ku giti cyabo aya mafaranga ntabwo yaje cyangwa se iki gikorwa cyarakozwe ariko situation atari nziza umwuka utari mwiza mu miyoborere havugwa ubwumvikane buke burya navuga bati ari ibikorwa bya Rayon Sport tuzamenya n'ayavuye muri Rayon Day nayo twumve agaciro kayo tumenye uko bihagaze bizanafashe equipe ya Rayon Sport mu mwaka w'imikino utaha ariko bavuga bati ese ibi bintu byari bugende bite kuko kutumvika cyangwa se kudahuza reka ndeke kubyita gutyo na wenda mbyite gutyo kudahuza mu buyobozi bwa Rayon Sport yaba muri board ndetse n'ubuyobozi bwa equipe twagiye tubibona tubona ko byashoboraga no kurenga ibi ngibi oya nibyo byashoboraga no kurenga ibi bone abantu bavuga ati kuri Rayon Day hari ibintu byagiye biza hari amasurenda abantu batabonye abantu bahita babifata burya n'ukundi bigendanye n'ibimaze iminsi bihari bakavuga ati iyo biza kuba ari abantu batahirije umugozi umwe tukababona muri kampeni bose bari kumwe nk'uko bateraga indirimbo imwe n'inyikirizi ikaba mu gihe bazaga bagaruka mu ikipe ya Rayon Sport atari kurabona ko ibi bintu bisabwa ko banicara bakareba igisubizo kirambye cyangwa se cyafashe equipe muri rusange mu nyungu za equipe kuko ibi bintu byakomeza kugira imbaraga mu bwumvikane buke cyangwa se mu kudahuza n'ubundi byazakoma mu nkokora ikipe ya Rayon Sport ko turanayireba tukabona ko ne equipe nibyo yabonye test ya match
Yanga bakina amamatch amikari atandukanye ariko test ya nyayo ni ya Yanga yanatweretse ko Rayon hari icyo yakabaye ikora uyu Byinshi munsi byo kuri gukosora equipe ahubwo. turabona iryamye isinziriye wenda tunabitangiremo information wenda turavuga ku gice cya Rayon Sport murabizi ko iyo abagore iri kwitegura kuzakina imikino ya Sekafa izagenda kuwa kane muri Kenya izagenda kwa kane muri Kenya bafite kuko match tombora ya amikari Sekafa izaba 26 bafite match amikari uyu munsi mu Nzove n'ikipe y'Igoma ese kafa Simba na Yanga zikuyemo nanone ntabwo ziri hari urumva nibyo aperi ni mu mwanya wo kwitwara kuna za Singida nabonye zirimo oya nese Singida aperi aperi ni umwanya wo gutwara imaze iminsi ikina amafinali mu mwanya wo gutwara irakina na Uwezo irakina na Uwezo y'Igoma ubwo ni mu badamu ubwo n'abantu baza kujya mu Nzova bareba bakajya kureba ekipi z'abahagararira muri Sekafa y'abagore uko yitwaye cyangwa se uko iri kwitegura icyo navugaga rero urumva ekipi y'abagabo yo nyuma yo gukina match ya Yanga bisa nkaho bituje bicecetse ariko mu by'ukuri twabonye ko hari imyanya igikeneyemo abakinnyi mu by'ukuri niba abanyasenegali bazagaruka nabyo bikeneye kumenyekana Rayon Sport ikamenya niba ari ikiri bukore kuko urabibona ko hari abakinnyi uyu munsi uri gukoresha shobora umukinnyi kuba ari muto akaguha umusaruro w'ako kanya akaza n'ibyo akaramuka neza iyo match akayiguterera ejo wazamusaba noneho muri shampiyona kuba yakomeza kuba uwo wamubonyemo wenda match imwe muri pre-season akazaguhinduka n'undi wundi kandi Rayon Sport kudatwara igikombe muri sezi ishize byari byitezwe n'abafana ni kimwe mu by'abafana bavuze bati twategereza ariko iyi sezi igiye kuza Rayon Sport itegetswe gutwara igikombe binabaye byiza ikaba shampiyona kuba igihe kinini APR zitwara yikurikiranye kandi urebye nibyo ushaka kuvuga ngo APR niri gutsinda wenda izo za polisi nitsinda AS Kigali ariko se nitubona ko byibuze izo match amikare hari icyo ziri gukora kandi nicyo zimara ni ugukosora amakosa ni ugufixa ibintu bitari mu mwanya turareba polisi tukuvuga tuti polisi dutegereje kumenya ngo ese yarahindutse no muri bwa buryo bw'imyumvire mentali bashaka kuzana no hari abafite guhatana bitandukanye nuko twari tubaza ariko umukinnyi kuwundi urareba ukavuga ati byibuze bo hari icyo bari gukora rero icyo kintu tutabona cyo kuba ekipi iri amuvoma tubone hari abakinnyi wenda bongerwamo cyangwa se hari n'abasohoka kuko ikipe ya Rayon Sport kimwe mu bintu binakomeye kitakozwe Rayon Sport nigeze irekura abakinnyi kandi urabireba ukabona ko hari abakinnyi bingwiza murongo reka mbyitegure batari kuri level ya Rayon Sport bakiri muri groupe n'umutoza kandi yagiye abyifuza haciyeho n'igi niba abakinnyi utabasora ngo ugire n'abongeramo ese twabonye igihe shampiyona izatangirira sikera muzahita mujya mu mikino nyafurika bazahita bajya no mu mikino nyafurika icyo kintu rero Rayon Sport yakabaye iri kugikoraho ariko nkabona ko ituje ibyo bari kugarukaho ni ibi by'inama z'inteko rusange dararukomerezaho ni ibi by'akanyenyeri bashaka gutangiza ariko se kipe yo mu kibuga yari iriteguye bya nyabyo erega Nepo utinyira gatoya niba perezida atemera imitoreze ya ekipe yavuze yuko imitoreze ya ekipe ayifiteho dute yarivugiye ndamukotinga ati ikipe isa nkaho irimo yitoza sone ko no kumugurira abakinnyi harimo ikibazo ntekereza yuko bakabaye babinoza muri iki gihe bagifite igihe cyo kwitegura match za shampiyona ndetse na match mpuzamahanga bakabaye bicara bakanoza ibintu byinshi umutoza akajya kuri page imwe n'ubuyobozi derafo bakamenya abakinnyi bongera mu rwego bariho ndetse naho bava ndetse n'imyanya bakeneyemo abakinnyi na izi saha ntekereza yuko iriya message niba ariko bikimeze niba ariyo attitude ikiri hagati naho binyuraniye n'ibyo twavugaga mu kanya kuri Marinakis na Nuno Espirito Santo so ntekereza yuko rero hakeneye kubamo ibindi biganiro mu buryo bw'imizi baracyafite igihe ariko mu mupira w'amaguru igihe ntabwo kiba ari kinini igihe mu mupira w'amaguru kirihuta cyane ntekereza yuko no mu yindi mikino bakurikizaho no mu kwitegura shampiyona n'ibindi bakawe bagira byinshi bahurizaho muri page ikibazo kimwe nshaka kubabaza shampiyona izatangira 12 z'ukwezi kwa cyenda Rayon yakinnye cyo bita ngo ni Rayon week 15 Rayon week wanavuga shampiyona izatangira 12 Rayon yakinnye na Yanga 15 yego yakinnye Rayon week kina na Yanga nyuma ya Rayon de nta kintu Rayon Sport imira kora usibye kuba badutangarije amafaranga bakusanyije mu bafana ayavuye kuri Rayon de ntabwo bayatangaje officially
ariko byavuzwe yuko zikabakaba muri miliyoni 150 net. Ejo bundi Paul Muvunyi hamagaza inama y'inteko rusange itariki 7 z'ukwezi kwa 9, ubwo shampiyona izabura iminsi nk'itanu. Rayon Sport n'indi match ya gishuti iratangaza ko izakina. Rayon Sport mwayibonye ikina na Yanga. Rayon Sport Yusudiyanye ntaraza. Rayon Sport Forunganye ntaraza. Dukuyeho vango squad. Ubundi mubona Rayon Sport tayari muri uyu mwaka w'imikino. Oya biragoye. Ntabwo iri tayari neza. Uko iyo tuvuze gutya wenda ejo nibwo barangizanyaga na Pavere Nzira nawe bisaba ko banamutangaza mu buryo buri official ko twigeze no kubigaruka hanga ndabyibuka iki gihe twari dusoje tugiye kwakira abafatanyabikorwa bigaruka mvuga ko hari avance yari yahawe na President Tade kuri ya mafoto mwabonye nyine byo habaye ibiganiro ari n'uburyo wenda yasinye imbanziriza amasezerano bitewe wenda n'icyo yabonye cya avance kwa makuru yavugaga ko Kenya Police Etienne yamutekereje ko ari umuzamu wenda yashoboraga kujyayo. Rayon Sport ibikoze ikibanze wenda umukinnyi nawe arabyemera, biba ngombwa ko bategereza amafaranga yagomba kuva muri Rayon Day kuri match ya Young Africans kugira ngo bamuhe n'igice gisigaye ashyira umukono ku masezerano. Byavuga ko muri iki cyumweru ari uburyo byarangiye, ariko uko tuzi Rayon Sport ibigenza nuko ibikora ntiturabona basa nk'abatwereka ko byarangiye 100%, ariko icyo cyo niho cyari kiri mwiza mu babikoze kubera ko twe tumaze kubona koko nibyo biragaragara igice kizamu ari kibura. Kuyatera arimo abereka ko atari ku rwego, kuyatena ari ku rwego ibyagiye bivugwa igihe kinini cyane. Turajya muri defense nibyo koko aremeri kuri experience hari Aimable nawe utaramenya ahagaze neza mu ikipe ya Rayon Sport akakanya. Hakaba uyu mwana Fabrice avuga ngo ni umukinnyi mwiza, ariko ni umukinnyi mwiza w'ahazaza. Uyu munsi uyu mwana ntabwo ari ogwekesha umutwaro uvuga ngo ikorera defense ya Rayon Sport. Muri defense ya batatu Rushema Chris yazanyemo akanoke, amakuru ye nari yumvishe bisa nkaho atari no guperforminga neza, ngira ngo na match ya Yanga ntabwo yagize match nziza. Urumva nayo baracyafite igihe cyo gutegereza, ariyo mpamvu bigaruka navuga ngo Yusu Dianye reka tubyemere ko azaza. Yusu n'ubwa mbere azabakinanye na Emery, Yusu n'ubwa mbere azabakinanye na Fabrice tubyita Murax kuko igihe babanye ni igihe Fabrice ngira ngo ni match ya Gorilla muzanyuma za championnat yagaragaye akina gatatu, ntabwo yari umukinnyi wakoreshejwe cyane bihoraho. Kabange na niwe bamenyeranye, ariko Rushema Chris ari uhisemo, ntabwo Rushema Chris aziranye na Yusu Dianye. Aba bakinnyi bazaba badafite n'ukwezi rwo ongeraho basanga umutoza mushya, basanga systeme nshya batakinanye umwaka ushize batakinaga n'umuzamu waba bari mu mugongo, kandi communication ya defense n'umuzamu ni ingenzi. Uwo muzamu niba ari Pavere Nzira n'ubwa mbere azabakinanye nabo, kandi Yusu Dianye tutabeshanye ni utekerezwa nka patron defense ya Rayon Sport mu gihe yaza. Aho banzo washyira akabazo. Tujya muri Mediane, ese ninde mukase ruzakoreshwa? Sefu yatweretse ko akiri hejuru ya Aimable, tubwizanyije ukuri ko twayibonye muri Rayon Day bakina na Yanga. Sefu kuri experience, Sefu ku myitozo yakoze aracyaca amarenga ko yaba umwarimu ubwo akakanya wa Aimable wajya azamusimbuye ko twabonye ko nawe ko ku rwego rwa mukura na Rayon Sport na pressure nicyo wasabwa muri ayo equipe kiratandukanye. Icyo tubyemere ko ari Sefu tegereje. Twanasanze na systeme doje uburyo bakina bombi muri la systeme ni uburyo busa. Donc ntago ari qualité zinyuranye. N'equipe yabikinira inyuma. Bombi na abakinnyi baba destroyer bambura imipira myinshi, ariko gutembereza baro ntago yego. Hari ikibazo aho ngaho. Harimo ikibazo. Jya kuri Abedi. Abedi nibyo yaba umukinnyi mwiza, ariko tubanze tunarebe ngo Abedi nawe muri polisi yari umukinnyi ufite imibare kandi equipe ndagaze neza. Nawe arabizi ko Abedi yaza kuba mwiza 100% uko tumuzi yavuye muri Kiyovu. Abedi akaba yari hanze, ariko twarayibonye n'umukinnyi watwara Rayon Sport ni championnat yakwizeza gukora uruhare rw'ibitego 15, ariko sazakina wenyine muri Mediane nk'umukinnyi w'umubora wa mukinnyi wagaburira abakinnyi imbere 15 muri match 6 Mwataka waje nta gitego aratsinda. Yego umwataka ubivuze neza. Yves ni ugaragaza ko yagenderwaho kuko twabonye kuri match ya Yanga. None se Yves niwe waritekerezwaga ko azaba ari choice ya mbere cyangwa yari kuza nka backup mu gihe wenda Bingi Bero byakunda?
mu gihe bitarakunda Big Bero fari nganye nibazazaza nibaraza ntibashaka undi rutayizamu tutabeshyanye gatatu turabizi ko musore Prince naho urwego twara rubonye bigeze bavuga bati Cindy Paul ne wakinayo urumva ikintu rero Rayon Sport mu ijambo rimwe Ruvuyanga ntabwo Rayon Sport iritegura hari byinshi byo gukosora. Ikibabaje njya mbona mu bareyo kwinjira no mu nyera y'abahizi dusoza urubaga imikino ni uburyo abareyo baba bashimishijwe no gutrolinga APR. iyo ngingo ariko twarayanze iyo ngingo twarayanze ibintu byo Mourinho yigeze kuvuga ngo abafana ba Barcelona banga Real kuruta uko bakunda Barcelona. N'abareyo rero muri no minsi biragaragara ko wagira ngo banga APR kurusha uko bakunda Rayon Sport. oya ibyo barimo barayitega iminsi ngo mwatsinzwe ngo na polisi mugi APR urimo urayitega iminsi muri pre-season yiteguriye yanagutumuye mukanga gukina. Ndare kuri icyo vuze ndareba ukuntu Rayon Sport musa nk'abacecetse singida n'uburyo inagamo imiriro ukaba ngo piramide buryo ugahora upostinga piramide ariwo mutaka wihishemo ariwo wihishemo nyamara ntabwo urishobora ko iyo mu baturanyi uzayitsinda. Ariko niko bigenda iyo udakomeye wishimira kugwa hasi kumukeba gusa. muri match 6 za pre-season abafana ba Man United minsi yashize nk'umwaka ushize basereburaga ko Arsenal buzi igikombe yakubiswe cyavuye muri Champions League. So rero ubwo abareyo katurindire turebe ibyabo gusa magingo aya ngaya ntago bimeze neza. Ntago bimeze neza ntago muri wajyara ngo ngire kwibeshya abareyo ntago bimeze neza. Rayon Sport twabonye yuko ku rwego mpuzamahanga baracyafite byinshi byo gukosora muri group. Muri match 6 za pre-season bamaze gukina batsinzwemo match 2 Yanga n'ikipe ya Etincelle. Muri match ubwo ukuyemo ya gatandatu ariyo ya Young Africans heruka ufashe match 5 bisobanuye ko izindi match enye z'amakipe ari roko yarazitsinze. Na clean sheet nta gitego yinjijwe itsinda ibitego 11. Ndumva yinjijwemo ibitego 4. Ibihe oya bindi ariko ni bitatu bya Young Africans na kimwe cya Etincelle. Ahubwo izindi game yari clean sheet namaze gutsinda ibitego 10 itarinjizwa. Ko yari match ya Gorilla Gasogi na Muhanga na Miroplast. Ariyo ibitego 10 itinjijwe ukajya kuri Etincelle zikaba 5 10 yinjijwe kimwe akajyamo match ya Yanga ya gatandatu zikaba bikaba ibitego 10 yinjijwe 4. Yego biso yaratsinze ibitego 11 bisobanuye ngo kuri Rayon Sport 11 kuko Yanga yaratsinze igitego. Izi match ntago zigeze zipima byanyabyo ahantu yipimye byanyabyo byari kuri Young Africans n'izindi match zikurikira. Irenze ko nzumva match za Zamu na za Vipers rwose. Aya makipe ari mu Rwanda bakaba yafatirana bakareba nabo bakareba urwego bariho. Bonekeza ko ariyo makipe yabapima neza kuri Singida. Iyo Azamu irakina umukino wayo wa nyuma sine wari wa nyuma cyangwa neza bazakina Rayon Sport ko nta gahunda ihari. Ariko Azamu mu nkira bahizi yasoza match yakiniye kuko izakina ku cyumwe ariko Azamu izanategereza Vipers. Nubwo nabonye iri hasi. Uze ngo muri kino cyumweru gikurikiyeho. Ahubwo na APR izakina ngo na Vipers. Nayo yaje kujyamo se. Ubwo nabonye ari kuri 29 bafite igihe se uko urumva tombora ya Sekafa izaba kuwa mbere 26 kandi Sekafa izatangira kuri ebyiri kandi match ya Vipers na Azam 27 cyare